ni expectinga ko tugiye kuzatwiganira nka kwa kundi kwacu. Reka nongere mbasuze bakunzi ba exclusivity show, ndizera ko mumeze neza. Hari haciye igihe ariko of course narababwiye ngo turi kubategurira ibintu byiza, ama content meza. Hanyuma muri aka kanya tuzanye surprise, big surprise. Tuzanye producer yewe, murabizi ko tujyana n'ibitrendinga, tujyana n'ibintu bigezweho, ibiri kuvugwa mu myidagaduro. Ni umu producer aherutse kwinjira mu muziki, nubwo indirimbo yiwe tutarayibona, ariko soon tuzayibona, ngira ngo ku itariki 22 reka nyibahushurire. Hanyuma namenye amakuru yuko producer yewe n'ubundi ari kuri hotel imwe mu Kiyovu. Hanyuma ngenda musanga kuko ninjye wari umukeneye cyane, bitewe n'ibiri kumuvugwaho. Murabizi ko ari kuvugwa mu Rukundo na Shaddyboo, ariko ntago aragira ikintu avuga. Ese nibyo, ese sibyo, ese babantu ibintu byinshi biri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga, byose turi bimubazeho. Nayo mpamvu turi hano kugira ngo tuze kumuganiriza. Ni producer yewe, turaza no kugira amahirwe tuganirize Shaddyboo Bari kumwe, noneho ibyo yatubwiye, ibyo Shaddyboo Bari buvuge byose tuze kubihuza tumenye ukuri kwabyo. Stay in touch, unijidena ini exclusivity show. Ngira ngo mwamubonye ari kuri phone, sinzi umuntu ari kuvugisha, ariko nk'akazi kacu tugomba kubikora neza. Producer no abaye mu artist, tukwita producer artist byose man twayirukanaga kera askonyanze ahandi kabisa. Twayirukanaga kuri boro ya papa cyangwa yakoze sibari muri promotion yayo, ngira ngo ni nayo muheruka kuba muri kumwe muri promotion. Niyo duheruka gukoranaho promotion, ndetse ko nawe ndetse yahuriranye nyine nanjye na project zanjye. Tuvuga ati reka abikore mu buryo bwe, nanjye nzagira time yanjye mu buryo bwanjye. Nyuma y'indirimbo nyinshi zinakomeye, yaba izo hanze n'izo mu Rwanda, abantu bafite ubwoba kugiye kuva muri production. Wapi man, in production to stay, kubera ko hari igihe sometimes twisanga mu bintu ugasanga twabikunze cyane, cyangwa se akazi ugakora nk'akazi ugasanga ugakoze ugerageza ureba uvuga ati ese bizagenda gute, nawe ukisanga wagakunze cyane. So production ndayikunda cyane ku rwego ntayireka. Yego kubera ko wenda mbere yuko ahubwo ukuntu ntunguye buretse we tuvugana kurusha producer Lawrence, jewe njyana n'amakuru abantu bafite. Niwe muntu uri gutrendinga muri iki gihugu. Umuntu uri muri show busy ntago yatinya kubivuga, yaba mu muziki yaba no kubikuvugwa. Urumva nagombaga kuza bo kuza urabizi turi inshuti cyane kuruta uko wenda duhurira mu kazi cyane. So hari nk'igihe umuntu expectinga ko tugiye kuzatwiganira nka kwa kundi kwacu, ndambona ajeho kabisa. Ariko wambaye neza by the way. Bakuzi cyane, wambaye neza man, wambaye neza kenshi. You look good, you look good. Abantu bafite basigaye bafite umuryango. Ari gake kuri wenda reka duhite duhinahera aho twiruka kugira sheri. Hari icyo biguhinduye ukuntu usigaye umeze smartness, ntabwo gihora wenda nubwo abantu batakubona, ariko sometimes mu bihe bya kera wabaga wicaye ubu muri studio uri gukora projet z'abahanzi. Mbo hari icyo bihindura, kumva iyo ugize umukunzi ugomba kugira n'umwanya wo kumwitaho. Rero wa mwanya wanjye rero nagiraga wo kuvuga ngo ndi focused kuri njye, niba ntari mu muziki ngiye gufocusinga ku byanjye bwite, personal life. Icyo gihe birachanginga, noneho bikitwa ko nyine ni bond ya family. Ugomba kureba your girlfriend, how is she doing, whatever, plan sohoka, plan do whatever, n'ibintu byinshi. Yego sindabyinjira amaso ubundi nibyo, kuko abantu benshi hanze siturinjira mu by'umuziki, siturinjira mu bya production. Reka duhite twinjira ku makuru amaze iminsi akuvugwaho iyo ukundana na Shaddyboo. Ndagira ngo igihugu kuko twarabibonye, ariko nta na hamwe wari wagira aho ubivuga. Donc nk'ukuntu ibintu byatangiye bijya hanze, njye nta ruhare nabigizemo. First of all nagiye kubona mbona ibintu bigiye ku mbuga
arampamagara arambwira ati namanje guhamagarwa by the way before n'inshuti yanjye irambwira ati wagiye kuri Instagram ndamubwira ati habaye iki njye kuri Instagram nk'umuntu ugiye kureba something that happened mpageze mbona nta kintu kidasanzwe uretse traffic ndi kubona y'abantu bari kuza bacekinga on ariko sinabitindaho ndavuga ati se wenda ni indirimbo yanjye nakoze barikoneshe sinabitindaho mvaho hadaciyemo iminota 2 ngiye kubona mbona call yindi nshuti yanjye irambwiye ati ariko ibintu wakoze urabizi neza ngiye sinakoze ibiki mba surprised by then guhera aho ngaho ngera kwa Dekad ndabibona ibintu byose ababloga bose bo mu Rwanda ibyo bakoze badumba ba Dekad. By that time the queen she called and I had to ask her to kora iki arambwira ati rero ibintu byawe bimaze kuba exposed so natwe ntacyo bidutwaye on our both sides arambaza hari icyo bigutwaye ndamubwira I'm good with it wowe arambwira I'm good with it so ntacyo tubigaragaza byagiye hanze yego wakundanye na Shaddyboo umwe mu ba celebrity barenze ndetse umuntu yakwegispektinga ko bigomba kujya hanze of course kuko n'umwe mu ba queen bamamaye hano mu Rwanda kubera ikimero cye kubera ubwiza bwe n'ejo bundi ibihembo aracyabitwara no mu minsi yashize yatwaye igihembo cy'umuqueen mwiza mu Rwanda wakundanye na Shaddyboo bizi ko biriya bintu bigomba kujya hanze cyangwa nawe as celebrity washaka ko bijya hanze man natubwiraho video ya mbere wayibonye cyangwa se uburyo byagutunguye kanze mubwire uburyo ubundi ibintu biba bimeze iyo byiswe ngo ni mata y'urukundo ntabwo ari ibintu nyine we expecting ngo uvuge ngo nzaza ngo mupange nkundanye n'umu celebrity nabonye abantu benshi bavuga ngo yo yashaka kugira ngo popping up and whatever yewe ntabwo ari ko nteye mu buzima bwanjye kuko ntabwo I don't chase fame no I don't chase fame ndayireka at the right time ikaza according to what I do so yari private personal life yacu tumaze kubona yuko nyine of course nk'aba celebrities bitakunda yuko ibyo bintu bihisha ndi producer uri gukora anytime any day birashoboka ko wenda hagira ikintu runaka kibigaragaza cyangwa se natwe emotions zacu zikatuganza tukabigaragaza ntuwe ni big celebrity so ntekereza ko ntabwo njyewe aricyo kintu nigeze sinabitekerezaho kwanza abonye ko ntabwo njye nigeze dukundana aricyo bigendeyeho kubera ko habayeho first friendship turakonectinga tumaze igihe kinini tuziranye ntekereza ko iyo tuba dushaka kubikora muri ubwo buryo twari kureba uburyo tubikoramo twari kureba uburyo tubikoramo tukabyeexposinga either before rero ni ibintu byaradutunguye tubonye byagiye hanze okay let's go bikomojeho ariko nanjye reka mbivugeho abantu baravuze ngo ashaka fame ashaka kwinjira mu biki nanahurizaho hamwe n'ino press release wisoreye ubwawe abantu bavuga ngo washaka kwinjira mu muziki that's why washutwika muri buriya buryo oya reka nzangwereke Jidena buriya njye nshatse gutwika man ntabwo ndi umwana muri iyi muziki I've been in this music since ntekereza ko iyo nshaka kubikora hari uburyo nari kubikoramo hari abenshi nagiye mbona ngo igiciro runaka ntekereza ko atari nacyo giciro ahagaze ushobora kuba kirengeje kurusha uko wenda bo babitekereza that's the prediction bo bashobora gutekereza ariko ari amafaranga bavuze ndamutse nyafite nashakisha uburyo nongera ahandi nkakorana na collaboration n'umuhanzi munini muri Afrika tugashyira igihangano hanze akaba aricyo kibyara amafaranga kuko ibingibi njye ntabwo it doesn't gain me money. Let's try to be honest. I'm telling you the truth. Like ibi ntabwo binyinjiriza njyewe on my pocket something. Sibyo? It's just being people ngo bari kuvuga they are saying this and this. Ariko ntabwo njye binyinjiriza. Rero nakora ikinyinjiriza kuruta uko nakora kitanyinjiriza. Love inyinjiriza in another thing kubera ko it's a connection and bond. N'umubano bafitanye n'umuntu bituma wenda duconnecta, duhuza, tuba inshuti. Wenda nkavuga ati aho ngaho niho biri buhere. Urukundo rufite icyo rumariye kuba dukunda hari icyo bimariye ariko biriya byo ntacyo byamarira. Nguri gukura n'umukecuru ngo agufashe ku ngufu ngo n'umwana.
umuntu uvuga nk'ibintu nk'ibyo ntabwo njya mutindaho kubera ko akenshi abo bantu ntabwo banzi ntabwo tuziranye hari nabo nagiye mbona bavuga ngo baranzi ngo turaziranye ngo ni inshuti zanjye ntabwo turi inshuti njye nabo bantu ntabwo mbazi honestly nshobora kuba muzi kuri staff akazi ke akora ariko ntabwo bivuze ko tuziranye turi connected turi inshuti yeah so kubivuga kuriya rero ntekereza ko urukundo ntabwo rugendera kuko abantu kubw'imyaka mufitanye kubw'amafaranga ariko umufuka harabona abonye bavuga ati ngo ni amafaranga cyangwa se n'ibiki about age ibyo byose ntabwo mbireba ahubwo ndeba icya mbere kuba duhuza n'umuntu kuba yuje comportments njye kuri njye numva ko ari we mukobwa nkwiye kuba nawe kuri side ashobora kubitekereza akavuga ati this is the guy I wanted I think that's enough ntekereza ko ushaka kwinjira penetrating ashaka ntabwo yatuma nyine n'ubundi tudakundana we are mature enough to choose not let people choose for us hanyuma niki Shaddyboo yagukoreye kavuga ngo iyi ngiyi turakundana ese ni ibiki byahindutse muri yewe yaje ari humble according to the way nari numvaga of course maze gukorana n'abahanzi benshi banini hari pride ubundi y'aba public figure like baba bagomba kugira yaje we rero bitandukanye cyane ko tutari turi around mu Rwanda biza bitandukanye cyane nuko njye nabitekerezaga we had fun we had to chill we had good vibes good moments then duhera aho ngaho tuba inshuti before nyuma yo kuba inshuti birakomeza ego buri kugenda bwira tunasigaranye iminota mike wenda turi buze kubazanira producer yewe n'umukunzi we Shaddyboo yewe reka twivugire ku muziki ejo bundi ushize hanze itangazo ko ugiye gusohora indirimbo Dangote ngiye by'umwihariko nzi n'amatariki zasohokera ku itariki 22 nibwo reka tubibwire abantu ko ari bwo 15 ya 15 mu mbabarire nibeshye ku matariki ni itariki 15 z'uku kwezi azaba ari kuwa gatanu ndibaza so rero ni imwe mu ndirimbo igiye kukwinjiza mu muziki abantu be expecting iki uraje mu muziki production ivuyemo nkuko natangiye mbikubaza man production nkuko nakwibigenda bikunda ni ibintu nkora nkunze ntakora mfuka since any other thing so byo ntago byahagarara no matter what cya kabiri cyo kuba ngiye kwinjira mu muziki byo abantu bagomba kubyakira nanjye naje maze imyaka almost 6 mfite this idea of dropping a song so I think this is the right time kugira ngo mbikore yeah this is the right time maze imyaka 6 mfite icyo gitekerezo naje muri production mbere ndi umuhanzi ndi producer from there so ntekereza ko ibintu byose nari nkeneye nashakaga kwanza kugira label ifatika ikomeye nziza ishobora kumfasha kwambuka Afrika so nkikimara kubona ibyo bintu byose nashakaga mbyujuje ndetse mvuga okay let me do my song let me drop my song nari nzifite muri studio nyinshi alright turaza kugenda tubigarukaho turaza kugenda tuganiza producer yewe ndetse n'ibikorwa arabarimo kuko of course twaje kandi ntituri buhave turaza kumubwira ndetse n'ibijyanye na music yiwe nabyo tuze kugenda tubibabwira hanyuma niyo ndirimbo ninasohoka tuzabafasha kugira ngo promoting nimwe mu ndirimbo ndibaza ko izaba ari nziza nk'umuproducer of course twiteguye igihangana zadukubita iyi ni exclusivity show turaza gukomezanya turi kumwe na Shaddyboo
twebwe turagushimira